hari umukecuru w'iwacu watukanaga nabi cyane ngura agapfu udapfuye kumva nawe wazamuka ariko nari ngiye gutsitira hano nari kumva uko nzagenda ukavuga ngo muri jewe naho nagenda nta mwenda mfite mu rugo iwanjye nta mwenda mfite mu baturanyi nta mwenda mfite ku nshuti yanjye harimo rero ndavuga umwenda mukagira ngo ni w'amafaranga iki gihe turimo ntabwo watera imbere udafite umwenda ariko uzi neza kuzishyura mutagira ngo ndavuga ko ababo ngo umugabo nturya ibye akarya n'ibyande oya muzaje mufata ibyo mwigira muti ariko reka mbabwire umwenda Imana dufite murebe ukuntu Imana twese twicaye turatuje yego bamwe turababaye ntaza kubabwira iyo umwe aryamye asinziriye aho yari businzirire cyangwa tugiye kumushyira ngo asinzire ni ibintu biduhishwa amaso yacu agiye buri wese agenda kamera ibyiza byawe n'ibibi byawe kandi Imana igira burya studio kamfata umugisha kuko hano nubwo ari ku mutware Rwangano Abeli watashye uyu mwanya twahinduye aho urusengero rwacu kuko n'isezerano ritubwira ngo tuzagera hose twakandagije ibirenge zaba yahaduhaye. Haleluya. Kandi ndagira ngo mbibutse ubuhamya ari abana be abakazana be n'abuzukuru be bakoranye mwumvise ko inyuma asize amateka meza ntabwo ari gutuma mwiheba rero cyane ko kuri Noheli yagize ate abana be n'abuzukuru n'abakazana yabasizeyeho kandi ngo arabagurira arabagaburira simusubiyemo nashaka kuvuga ngo yarabagaburiye murarya kandi arabagurira muragira mute muramu hari inzara se mwamushinja none reka twakire mwese abaje badutabaye katwakire abaturutse mu itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi muzamuri ibiganza tubakire tuvuge ngo mwakoze kudutabara abahumwe Abadiventiste munsi wa karindwi Imana ishimwe murakoze kandi twakire abo muri Kiliziya Gatolika namwe niba mwaje nimuzamuri ibiganza tubakire aha namwe turabakiriye Imana ishimwe ab'inshuti zacu zo muri ADPR abo mu itorero rya Pentecote namwe niba muri mutubakire ni wakoze nubwo bari inyuma yanjye namwe mwakoze kudutabara ubu se hari abandi dusigaje abo muri Alliance arya baratwegereye abahamya ba Yehova nabo baje abayisilamu salamu alaykum akoze kuza hari abandi nibagiwe abandi baragendera muri twebwe Abangilikani mwaje hano arabo muri Nyanga n'abahandi namwe nimuzamura amaboko dushimira Imana kuko mu bwoko bw'Imana buryo utwo tuzu dushyiramo ubundi turi bamwe ubatureba nta wamenye itorero rikora imanditse ku gahanga uretse nje wabyambariye Abangilikani muzamure turebe dushimira aba bantu baje kudutabara mwakoze kuza Imana ibaha umugisha uwo mwanya mwarimu nanjye yari yawumpaye ngo tuze kubakira ariko abo muryango turagira umwanya wo kubasengera no kubabona bazanye no kugira ngo muhumure nimukomere Kristo yanesheje urupfu. Haleluya. Nanjye rero nje pastori wo muri paruwasi yacu ya Karuganda umusaza ntabwo tuziranye kivuba mugenda akamumenyeye bati mubanze mutunganye ibisabwa insengero ko zikomeza kugera gute senga ndabisubiramo Nyanga ntimureba abasenga uko bangana muri Kiliziya Gatolika mwarakoze bamwe muri kugenda muratwakira abandi b'Abadiventiste mu Kisunga ahakinguye natwe bakajya ahakinguye katedrali n'ahandi n'uburyo bwo gushakisha ariko reka mbabwire umukristo ntabwo bubonekera cyangwa agakiza nikabonekera muri hariya twatunganije inzu y'Imana aho tugeze tugahura tukaganira ijambo ry'Imana ivugana natwe kandi katwishurira nibyo sibyo mureke twiragize Imana rero Nyagasani Imana turagushimiye tugimbarije ubuzima wahaye umusaza Abeli mu gihe yaramaze cy'imyaka ingana itya n'imyaka 2 yarababajwe n'umubiri byari ngombwa kumuruhura kandi warakoze kumuha ibyo byose yabashije gukora gukunda abana no kubatuza gukondana ndetse no kwiga ijambo ry'Imana reka ntekereze ntashidikanya ko murajya basigiye n'abagendaga biguru ndege
noneho bagiye gukomeza kwibuka no kwibutswa n'amagambo yavuzwe n'umwe muri bo. Umwuka wera manukira guhumuriza imitima y'abari aha, ariko kandi natwe tume turushaho kwitegura no kwibaza ngo igihe cyacu kigeze umunsi nk'uyu twavugwaho iki, twazavuga iki, mbese kuko tuzahurirayo nk'uko wahimbye indirimbo abibaza. Nanjye nkoreshe igikoresho cyawe kizima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe. Ejo bamaze kumbwira ko umusaza yashaje cyangwa se yavuye mu mwuka, nejo bundi nahoze nibaza nti nyuma yo guhura n'aba bantu ntaheruka guhura nabo agace rimwe na rimwe ntari nakamenye neza, ndaganira namwe iki, kuko rimwe na rimwe biba byiza iyo uzi abantu. Reka mbabwire rero icyo Imana yampishuriye. Yarambwiye ngo nganire namwe urupfu rwa kabiri, kandi harabo nateye ibitugu ndanga kubikora gutyo, ndashaka kubareba kurusobanura. Ngira ngo ntabwo bikomeye, ariko kandi biranarose. Birakomeye, biroroshye. Nkundaga kubaza bati biroroshye. Hari umukecuru w'iwacu watukanaga nabi cyane, nguragapfa udapfuye. Wanza bari ubwo bwa mbere mu byumvise. Inamwe ntabashize ibisoni babagaye. Imana ibamugisha. Ni mwihamashi ko ntabashize ibisoni mugira. Ko mwanje sikandi ndagira. Icyo gitutsi cyanze kumvamo. Gupfa utagize ute? Ariko nimutagira ngo ni Rwanda gusa. Kuko iyo mvuga ngo ntabwo ari iwacu gusa, kiba niyo mvugo batarayishize no mu zindi ndimi. Buri kintu kibaho ntukibonera ijambo wakita. Ariko gupfa uriho ngenda mundeba, ariko umuntu akavuga ngo ntaho nazanywe no kwigisha gutukana. Ariko urupfu rwa kabiri hano nshaka kubabwira nuko mu rwandiko badusomeye Paulo yandikiye Abatesalonika igice cya 4, uro murongo batangiye batubwira, cyangwa Paulo yatangiye abwira abantu ati musigeho cyangwa nimukarorere kugira ibyiringiro. Igice cya 4 umurongo wa 13 aratangira ati ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo cyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana, kuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro. Kubwirana ayahe magambo aya tuvuze. Haleluya. Hari amagambo atatu ngira ngo muzirikane muri iyo mirongo yose tuvuze. Yesu yagize ate? Yarapfuye. Siko musanzwe mubizira, ibyo tubihuriraho. Arangije, ariko mbere yuko apfa byari byarahanuwe ko azapfa, akagira ati akazazuka, akazamara iminsi 3, niba ari mu gituro, abandi barasesengura ngo nawe yari mu ntambara rwana nande na rupfu. Hanyuma akuzuka kwe niko kunesha. Abandi rero mureba nk'aberi mumeze gutya, ariya ni wa mukobwa wabivuze cyangwa ni mushikiwe, ngo yaragiye agiye kumusura, aramureba, baravugana, ntiyamusubiza. Watagiye ngo wamurebye ko yigendeye yari yisinziriye. Ni wabivuze arya, ntabwo ngo yapfuye.
mu buhamya mwumvise batubwiye ngo yagize ate, yarasinziriye. Afite iki? Amahoro he. Kandi niba mwakurikiye abana be n'abuzukuru be n'abakazana be, Imana yari yabimuhishuriye nubwo yatambiye, ariko nkurikije ibyo bavuze yarabahamagaye ati muze mbabwire. Niba muranywa babitubwiye neza ngo buri muntu wese yatumije icyawe. Kandi ntekereze ko nawe hari umunyacyuma nawe akisabye abari yaje agatanga icyuma, bati baretse kumbaza ngo icyuma ni iki watanga, ndi kwivugira icyuma kitari kimwe munsi. Ntacyo barakibonye. Oya, ikamabwira bati guseka harimo gukira. Ariko icyo mureke mu museke, ariko kandi munagaruke mwumve atunganye ibye. Ibyo mwakomeje kugira ibanga ni ibyanyu nyine, birabareba. Haleluya. Nk'umuryango birabareba. Ariko kuki mwemye ijambo umukecuru? Nta mbaraga. Karibu pasito. Mukanya yuza karemba ariwe navuze ngo uvuge kuri abiri, kuko niba ari warumbaraye barimaze iminsi. Ariko humura nugira umwanya n'urasengera umuryango bigitegure. None ko ari wari umuzi mushikiwe, humura ngo ni wowe usigaye usigaranye na Yesu. Haleluya. Uwo Yesu wagiye akorera muri musaza wawe, yego ababyeyi baragiye nk'uko abivuze, ariko hari ugenda, hari n'abandi badusiga, undi ntadusiga. Iyo natwe tutagize dute, tutamusize. Niyo ibi bibaye ngo bameze bati ko mwumvise Pawulo yabivuze, arasinziriye. Agize ate yemwe? Reka nibarize ababyeyi, mbeka iyo umwana wawe yabaga asinziriye wagiraga impungenge? Ariko bari kukumva. Abatari kumwumva arahakanye ngo ntabwo uyu mwana wa mureye yarebaga asinziriye, ariko n'ubundi agomba kuba bafite n'abuzukuru. Ntiyagiraga iki? Impungenge. Ibyo byiringiro byari bishingiye kuki? Muzeyi uri hano utagira impungenge biba bishingiye kuki? Bativugira muri mikoro kundo. Ibyo byatuma utagira impungenge nuko umwana wawe asinziriye. Banza urupfu, bati urupfu ni rubi. Urupfu iyo turureba gutya ngo ni urupfu rudutwara ibitekerezo. Wasanga ubu nawe ari kwibaza katubi bizagenda bite, ariko ni byiza. Reka nte kubabaza kuko ntitwateguranye yenda, ariko nagira ngo twese tugendane. Igituma umubyeyi atagira impungenge nuko afite ibyiringiro ngo aragira ati harakanguka. Rero bantu bo kwa Abeli azagira ati ahubwo mwe kumusakuriza, mureka azakangukira igihe kigize gite, hanyuma noneho munsubize ya ndirimbo. Mbese tuzahurirayo kuri wa munsi ngo bizagenda bite? Ngo bazaba bakiriho. Ntabwo nzi, Pawulo nawe yarabyanditse, kandi nawe dore yaragiye warasinziriye. Ubwo rero Pawulo we azamanukana nande na Yesu mu bicu. Twe ngo tuzaba turiho ntabwo tuzamubona. Ubaje ntitwabanza kumubona, Abeli yadutanga. Kuko niko Pawulo yanditse ngo nibazabanziriza kugera gute? Kuzuka. Niba natwe tuzabanza gusinzira, none se hakanguka utasinziriye? Shadari cyo kitiya ntabwo bishoboka. Ukugira ngo ukanguke ugomba kuba wagize ute? Ese ko mwegeranye ndabavuga ntera nabona ko ari hakurya. Ni ukuvuga ariko mwumve, nyamara hari abo tureba tukavuga ngo nakayagize ati ariko mwibuke cya gitukano kiwacu, ariko mwe kugifata. Hari abo tureba kararangiye kera tukamubona agenda, abo bitaga babambona agenda, ntabaharira. Ariko reka mbabwire, abo ko bagenda ryari. Pawulo yarabivuze ngo babandi bakora nabi, bagira nabi, babikora ryari? Nijoro. Muzi ko ari indirimbo tujya turirimbira n'uwishingira, none abishingiye barankubita. Ariko hano nta bari bankubita, dani nabatera urubuga ngo bagenda nijoro. Iyo ndirimbo murayizi namwe, ntabwo mwayumva? Ngo nabaherekeza bakongera ngo dore yambaye neza,
twese turamureba muri kugira ngo yaza kuba yiyahuye nari buze. Dore mbabwira hakiri kare doruzi kandi mwabigize neza. Ubushize turi hariya hari abagombaga kumara iminsi cya gihe bigenda kwa kundi mwabaye abantu. Damu itsinda rya ari hembisi kandi damu itsinda ryawe ryabigenje neza muze kwihamasha muzi rwose. Ariko reka mbabwire abantu b'Imana kugira iki gihe ibintu birakomeye. Nubwo nasetse ariko nubundi nabaye ngiye kuba nseka mbabaye. Muze aho twebwe aka gace na mugenzi wanjye w'abadive n'abapandekote gutya, nubwo ntarabamenye n'abanyakaruganda bose neza, ibintu byarahindutse. Ya masaha babaga bari mu rusengero ni hariya hehe mu santere yacu ya Nyanga. Ariko abacuruzi b'inzoga mwe n'abanyabyuma mwe kundeba nabi, bageye no kubyica muyobozi w'inzego bwite za leta, muzi amazina babyita za muriture, dunda ubwonko, ngo ni ibyuma. Aberutse kunzega n'icuma n'iki ati mwumva ati ntabwo tunurakibona ndashwe kandi sinka kibona iteka ryose. Mukumva abandi ngo umwana wa naka yishe nyina cyangwa yiseshe. Umugore n'umugabo ni kurara bagize gute. None ahubwo igihe nk'iki cyo kuvuga ngo arasinziriye no kubabazwa nuko agiye yenda kuko mwabonaga ari umurimo umumaro nako, ahubwo abandi mukavuga muti singiye kubaterera indirimbo abandi bateraga y'abantu bavuga ngo baramukize. Ngo cyari cyaragize gite aho mu mudugudu ngo none turagikize. Mutekereza uwo muntu ntabwo ari wa wundi urupfu rwa kabiri. Nahoze ndeba imirimo ngo ya nijoro. Murebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 kira ku murongo wa 21. Iyo mirimo ni yayindi Satani akunda ariko Imana yanga n'abantu bayo. Yego yemwe muzi ngo abadepite bava i Kigali mu cyicaro cyabo mu ngoro yabo baze basure hano, ariko bene abiri muri hehe, bene abiri muri mu manike turebe abo ko abiri buriya mwe nta kuntu mwazagasigarana. Abandi numvise muri Abadiventiste, abandi muracyari wacu aho muri ni mukiranukireyo. Haleluya. Uyu munsi sinazanywa n'iby'amadoktrine n'amahame y'amatorero. Ndashaka ko twese tuba abakiranutsi imbere yande, ntitugende uko ukagenda ukumva ubahamya nzajya mu ijuru, Yesu naza nanjye nzamusanga ngo ni mu bicu, ahubwo nari nzamutse. Mwari mubibonye? Mwabibonye? Mwari murukundeba gusa nimurebe ukumva nawe wazamuka. Ariko nari ngiye gutsitira hano, nari kumva uko nzagenda. Ukavuga ngo muri jewe naho nagenda nta mwenda mfite mu rugo iwanjye, nta mwenda mfite mu baturanyi, nta mwenda mfite ku nshuti yanjye. Harimo rero ndavuga umwenda mukagira ngo n'amafaranga. Iki gihe turimo ntabwo watera imbere udafite umwenda, ariko uzi neza kuzishura. Mutagira ngo ndavuga ko abarongo umugabo n'uryimbye akarya n'ibyande. Oya, muzaje mufata ibyo mugira muti. Ariko reka mbabwire umwenda Imana dufite. Murebe ukuntu Imana twese twicaye turatuje. Yego bamwe turababaye ntaza kubabwira. Iyo umwe aryamye asinziriye aho yari gusinzirire, cyangwa tugiye kumushyira ngo asinzire, ni ibintu biduhishwa amaso yacu. Mwese kandi mwavuze, haravuze ngo Imana izamuye nuko atariyizera ntareba neza hano ari. Mwabakurikiranye uko bagenda bamwifuriza ngo Imana izamuye cyangwa Imana yumuye cyangwa yaragije kurimo. Iryo nibanga buri muntu wese agira ati agendana. Kujya mu ijuru kwawe no kwandikisha ubuhamya bazakuvugaho, yabindi dushakisha ngo sindirirwa ndabigarukaho ngo nkuko mwese mubizi, ibyo biramaze ni imvugo yacu. Hari nubwo tubivuga undi wahandi atari kwahura benshi nawe akanga kugira gute kubivuga kuko ari byo tumenyereye, sibyo yemwe? Ariko reka mbabwire ngo mwe guheranwa n'ibyo ngibyo. Hari amabanga abiri cyangwa ibintu bizadutungura tugeze imbere y'iki y'Imana. Irya mbere ni uko mutatekerezaga ko azinjira mu bwami bw'Imana ari we muzasangayo, kuko umunota wa nyuma w'ubuzima bw'umuntu abaye hakirano ku isi dufite akamaro. Haleluya. Kubw'ibyo rero ndabasabye mwe ko twe kuza ducira imanza abantu bigendeye, kuko tutazi aho bagize bate.
undi wa kabiri ariko ubona imvuze wa mbere ngo n'umwe uwo twibwiraga ngo ntazajyayo tugasanga ari wagize ati noneho rero mwumva ikibabaje giteye agahinda ni ukubona pasitori nkanje sinambaye neza hari abamegeri sinambaye neza noneho mukazasanga igihe nahagaze imbere yanyu nk'uku bamwe mugasanga ahubwo ari igihe utari bugirete ntari bugeyo ahubwo mwari muzi ko unarindi gushinja ngo ari muri ture n'ibindi ngasanga ku munota wa nyuma we yagize ate yihano akaba aragiye. Si ibintu byo gutangara, si ibintu byo gutangara. Kandi twese uko turaha turi muri ibyo bintu aya ntituragera hora, ariko ubu hari wavuga ngo ndiho kuko uriho ari muri iki. Ayo magambo murayumvise? Hari abavuga ngo aka kanya nanjye ndemera ko ndiho kandi nzabaho iteka ryose. Haleluya. Hari abarimo dushimira Imana. Ibyo bimanga n'umutima nama wawe. Ariko hari n'undi uriho wica aka kanya ushobora kuvuga ngo Mana ngo ariko koko ubu nanjye mbaye nkaberi haryo uko najyaye. Uracyafite umwanya wo kwitekerezaho. Kandi burya mujye dusaba Imana iduho umwanya mbere yuko ducikana. Ndagira ngo mbivugira ahangaha, ndabasabiye umuntu wese uzagira igihe cy'umurwayi nkiri hano akabona ageze kuri uko Yakobo bitubwira, muzampamagare. Muri mwe hari urwaye nahamagare abakuru b'iki baze bagire bati bamusengere, byanditse neza, bamusiga amavuta ndayafite. Kuko hari ibintu bisigaye bimbabaza ubanza kandi ndaza kubishira mu ngiro, nkunda kubyitwararika cyane kandi abantu babateguza. Bene nk'uyu biraruhije kuri pastor ukabona ntacyo umuziho cyo kumuvugaho mu buryo bw'ubugingo, ahubwo bakakubwira yagize ate ubu ndabivuze none mbivuze kumugaragara. Sinshaka guhamagarirwa abantu bagize bate bagiye, ndashaka guhamagarirwa abantu bakiriho kuko ari uburyo tubafasha. Ntabwo ari byo kwa padiri gusa, bagenzi banje mu Adventiste muzasoma aho hantu hariho nabo mu yandi matorero. Tugomba gufasha aba bantu kubambutsa hagati y'uyu mugezi twaririmbye, w'abakiriho n'abagiye gusinzira, kugira ngo bawambuke. Arabo kugira gute? Ntabwo ari twe tubikora, utagira ngo twigereje ubutware. Dusaba Imana kabiri ibyo bafasha. Muranyumvise banyakaruganda? Ubwo rero uwo muzamutampamagare simuzampamagare, muje murahamagara ba mwari kuko ni ikimwaro. Kandi yenda mfite icyo gusaba, niba ageze bwa kabiri mwe kutekereza ngo na yenda yakira ni byiza, ariko nimumbwire mbimenye. Hari n'ubwo ari gitaye isengesho rikora utagize ute ngo kandi abantu bazi gusenga cyane ngo ryambuka hehe n'inyenyeri. Nicyo gituma batwita abatanzi. Haleluya. Ibi ndabivuga mbabaye kuko bene aha niho hantu haruhishe. Niba mwibuka ibyabaye hagati y'Imana n'urupfu ku ntumbi yande ya Mose cyangwa ni Yakobo, bose bayirwanira, ariko mvuga ya Mose. Aho rero no tubashyira ingabo z'Imana zikamanuka kugira ngo wa wundi wari ugeze mu ntege nke z'umubiri Imana imwongerera imbaraga, agira ati yamukuru yamukiye inyanja y'urupfu. Haleluya. Ubwo si itangazo mbahaye kuri mwese, none ngiye kubaharira ry'abashyira. Uwisaje wamwakiriraye, wabusinziriye uriho. Ntabwo si wakanguka, hari ubwo twakangukana ntituri maso. Abo ngo babere yadutanga niba koko yarabitunganije kuri wa manota wanyu, sinshidikanya. Ariko ibaze nge nawe ubu bibaye najaye wajaye. Bereze iyo ndirimbo yanjye nongere mbaririmbire, hanyuma turaba duteguza umuryango kuza kwegerana. Pastori Harerimana Emmanuel araza kudufasha gusengera. Iyi ndirimbo yenda sindayibaririmbira bamwe batagira ubwoba, ahubwo ndayibasomera. Ngo tuzahurira n'abera ku mugezi ubonerana, nta kizadutandukanya kuko urupfu rutagira rutagerayo. Urumva iyo ndirimbo yacu? Ngo nuko tuzagera vuba kuri uwo mugezi mwiza, turirimbane n'abaho. Indirimbo zigize zite
zishimishije. Abazindutse nimwibuke korali hajya nireba Yesu nisanga Yesu. Nireba Yesu. Uko mwaririmbyo nza kuba ndi mu rusengero navuga ngo se hari mwagize ubwoba. Niba mwazengurutse abiri mukagira ubwoba. Namwe nta morali mwari mufite. Kandi mwari muri kugira gute? Muri kuduhoza. Yabana uzaba bereka ubwo wafasha amajwi n'amafoto uzayibereka hari hakiri vuba twari two kumvishira ijambo riduteguza riduhumuriza rirukomeza. Haleluya. Bantu b'Imana ni mukomere, dufite uwanesheje niwe ngabo utuyoboye. Kandi ngo ahantu nitwambuka iyi nyanja y'urupfu dufite umusare niwe niwe Yesu Kristo. Haleluya. Uwo kandi ntagira umupaka w'amadini. Ariko twebwe tukiri hano muri ubu buzima, tukiri bazima, tukiri banye n'abandi, hari by'Imana dusaba muri za ndangagaciro za gikristo twese duhuriyeho, arizo twita imbuto z'umwuka wera. Twese turasabwa kuzera, turasabwa kugira gute? Kwihangana kwanjye, kuba umugwaneza, kuba umunyamahoro, bya bintu byose dusabwa. Ntube gica mu mudugudu, wakoze mudugudu kubitanga mu buhamya ati nta rubanza ndagirana nabo, cyangwa we ntarwo nakiriye, haba mu bana ngira ngo n'umukecuru asize. Urumva ati buri mwana natumeho icyo ashaka, numvise nta cyuma arangwa arabatoza kwiga ijambo ry'Imana. Byaba ari agahomamunwa, ubwo nanjye ubwo nabamenye nzabikurikirana, sibyo? Ese koko mwiga ijambo ry'Imana? Kuryiga ni kimwe, ariko no kuyoborwa naryo ni iki? Ndetse no kuryigisha ni kimwe, ariko no kugendera muri ryo ni iki? Kuko tugomba gusoma ijambo ry'Imana naryo rikadusoma. Ari naho ndangirije. Mu byo twize hari icyo nkuyemo nanjye nakora kuri uno munsi. Hari icyo wumvise kigufasheho. Ese ubu wawusinzira cyangwa wapfa? Nibyo navuze urupfu rwa kabiri. Kristo Yesu abazabonekana nawe kandi bakabana nawe, bo bazabahize ubuziraherezo. Ariko hari abandi bazaba batarasinziriye nk'uko twibwira bere cyangwa tumwifuriza, bo bapfuye bagapfa, nibo navuze ngo bazazukira kubabazwa iteka ryose. Naho abazazuka cyangwa bazakangukira kubana na Yesu bazabaho ubuziraherezo. Ubu rero wababaza, wakwifuza kujyayo? Naba ngiye kubaza nka mwarimu, kuko mwese twahita tuvuga ngo tuzashaka kuzabana na Yesu ubuzira. Ariko uyu munsi nibyo nshaka kubabaza, bimeze bite? Ubamanutse wabana nawe, wajyana nawe ukabana nawe ubuziraherezo, cyangwa naba narapfuye, niba nzaba nari nanjye ndasaba Imana ngo nzabane nawe ubuziraherezo. Mureke rero tube bazima, tubeho turiho. Kubaho turiho niko kwera imbuto zikwiriye bihari. Haleluya. Amen. Kandi izo mbuto ntizigira ubwoko. Umurokore w'umwadivantiste, umurokore w'umukatolika, umurokore w'umwangirikani, umwadeperi baricara bagahimbaza iyo Mana yo mu ijuru yabacunguye bose. Kuko yangishije ubusambanyi ntabwo abanza kureba niba ari umunyagatolika cyangwa umwangirikani. Turi kujyana niba wari umusinzi rwatu. Ngo namvuze abasinzi ndakubitwa. Hari uwambwiye ngo nimvuga ubusinzi, ariko ntareka ari hano. N'ahandi barambwiye ngo nimvuga ubusinzi n'ubusambanyi iyo paruwasi bazayindekera. Simbivuze mutabahamagara bamwe mufite yababo. Hano ndavuga ngo ntavuze ibyo, namwe nimucike mu kabari. Bari ufite akabari, iyo narangizaga kubwiriza bajaga kubujonjorera mu kabari. Bakaza rero bagize imbaraga, ariko Imana ishimwe hari imbaraga ziri inyuma yanjye ziruta izo mukekereza. Imana yagiye ihindura bamwe muri bo. Barihana barabirika, ubu bariho barashimira Imana. Haleluya. None rero bantu b'Imana, reka twe kuba bababona genda. Nimuze mu mwami Yesu. Uyaberi arakoze, Imana yakoze kumushyiraho itariki yo kuza kwizihiza ibyo yakoze, ngo bitubera kabarore tubone natwe ibyo tugenderaho. Ariko nawe wibaze ngo uyu munsi ubaye wawe wajyaye. Hari indirimbo tujya tugira y'abangirikani ngo ngwino witabe Yesu. Ngo ari hehe? Ari niko de ngakuri bugufi, nawe wagiye uri kwibazaho. Reka mbahakanye ko kwitekerezaho.
reka mbareke buri wese yitekereza ubu wajyaye. Ubu Yesu agarutse naba ndi uwo kubana nawe ubuziraherezo cyangwa naba ngiye kubabara ubuziraherezo kutwone. Ariko reka mbibutse ngo Yesu ubu ntaragaruka, turacyari mu mwaka w'imbabazi aho dutegeye amaboko atubwira ngo yemwe abarushye n'abane benewe nimuze musanga ndagirane. Kandi burya Yesu arashoboye. Yesu agize ate? Iyo nicaye nyine uriya mutware mu banyapolitike baravuga ngo dufite imbaraga ibyo ngo dufite imbaraga kuko nyine turazifite, ntari zacu ni izo wadutumye, kuko agera ku mutima akakwibutsa wa mupolisi mugendana. Uwo mupolisi murawufite n'icyo bamvuze ngo ni umudaso, ariko na polisi turayifite. Ariko ikagira n'umukameramani, ni marayika apana uriya wa wundi. Hari ukuntu njya mbishyira mu mwuka nkabona umwe agenda hehe ku rutugu rwe hano rwahe n'urw'ibumoso, hakaba n'uwo hano w'iki w'iburyo, agiye buri wese agenda kamera ibyiza byawe n'ibibi byawe. Kandi Imana igira burya studio, we nturaja kweditinga mwa ibyo ushaka n'ijambo ryanjye nturarishaka nturarikuramo. Arasetse we nuko ari byo mvuze nese ndavuga iby'abandi, ariko ashaka yarikuramo cyangwa akashyiramo ikindi kintu. Imana nayo igira studio. Haleluya. Hari abashaka kuja muri studio y'Imana ikakora editing y'ubuzima bwabo. Editing si ko mvuze ururimi rw'uruzungu, hari wamfashe ikinyarwanda ra agira ukuntu abiryoshya agasiga ngo iyi nzu ntabwo yari imeze neza gutya. Murumva ko nawe yayiryoheje. Ubuzima bwacu iyo bugeze muri Yesu, Yesu nawe agira ate? Araburyoshya, arabuhindura. Uhari umunyamahani wagira ngo ikasama amababa mujya mubona ikizu, hanyuma ukagenda neza n'abagutinyaga bakakwegera. Niyo mwanya tugiye kugira ngo mujye gusenga. Ndumva nkururwa n'iryo jambo ryo kugira ngo mbahamagarire uyu mwanya tubonye wo kwisuzuma no kwitekerezaho. Wibaze ngo ibi bintu hanze aho utuye ko ari iyeheyehe cyangwa ari igeregere, wa mugani w'umuru hamwe ukaba ushobora kuvuga ngo tugiye kugutuma kwandi uramenye ntugire icyo uryayo, cyakora nimukabituma abana. Kuko abantu iyo babajije ngo atakira umwe ngo ngo ntabwo nakubera iki, ngo bambujije ngo ninza nsingira icyo mfata. Urwo rwikeko narwo turarugendana. Ngiye gusengana rero nabo bashaka kujyana fite ubuzima bwabo hehe muri studio y'iki? Studio y'iki? Muri studio y'Imana. Iruti y'aba bana b'abantu, kuko ngeyo ndebye ibyo abana b'abantu bakora njya mvuga ngo Imana irabaruta cyane. Niba rero bafite ubwo buhanga, ni Imana yabutanze kandi ifite uburenzi bwo bafite. Imana yaduhindurira amateka. Haleluya. Bamwe bo witwa bamurokora uyu munsi hari uko atetsi ko mwitwaga, ba mukristo nabo siko bitwaga, ariko Imana ikongera ikatureba turi ba ngeso nziza, turi ba mico myiza, turi ba mihango y'idini. Amena. Ibyo ukaba wabipfira, ariko kuvuga ngo reka mpfe ku cyaha nzukire kuba wa Kristo bikaba byaratunaniye. Yesu afite imbaraga zo guca iyo migozi ikukurura ikakugira imbata. Kandi ejo ntabwo twakwifuza nk'uko Imana yabimbishuriye, ntabwo ushaka ko yazapfa kwa kabiri. Kadusenga Imana, tujye gusenga Imana. Ngwaye umwanya nawe wo kwitekerezaho. Witekerezeho ngo umusaza Abeli Imana yamuhaye igihe cye cyo kurwara imyaka 2. Bambwiye ko igihe cyageze nyire mu gihe cya pastori hano agira umwanya wo kwisuzumaza no gushima ndetse n'Imana. Nahoze nimubona nka Hezekiya Imana yahaye indi minsi y'inyongezo kuko yarayibisabye Imana yarabimuhaye. Ariko wowe uracyari muzima, yenda nanjye ndi muzima, kandi kuko turagaragara ngo turi bazima, ariko gerageza kugaragara imbere y'Imana. Emerera umwuka wayo wera akugenderere. Emera umutima nama wawe nawe ugira icyo ukwereka kibitagenda neza. Uragenda ntabwo tuzi kuriho, nta nubwo uzi nawe wizeye kuzabaho, ariko ari Imana itanga ubuzima. Uyu n'umwanya uhawe, n'umwanya nguhaye wo kugira ngo witekereze. Usingiyewe uguhaye, ni Imana uguhaye ngo witekereze wirengagize ibyo ubikubwira. Windebera mu ishusho y'umupastori w'umubangirikani.
nta doctrine navuze, weho ureba n'umutima nama wawe, ari mu magambo, ari mu byo uvuga, ndetse ni mu byo watekereje cyangwa nawe uri utekereza. Ese uzasinzira? Twese tuzagira ibyishimo tuvuge ngo mu mwihorero ubwo asinziriye azakanguka. Abenshi ntibabimenye igihe umwami Yesu yabivugaga kuri Lazaro, ndetse bamweretse ko yamaze kunuka. Yarababwiye ati uwo arasinziriye, abandi bamubwira ko avuga ibyo atazi. Abeli aryamye ahangaha arasinziriye, nkurikije ibyo wamubwiye n'ibyo wavuganye n'abo bantu uko wamuteguye, ariko kandi ibanga ri hagati ye nawe, ndetse nabe n'umuryango we n'abashatse kumuvugisha kuri uriya munota byari byamunaniye, yari yabirangije, yari bitunganije. Ariko Mana, aba nabo ndabasengera, tugiye gufatana n'abicyemezo, tugiye kugusaba ngo ibyacu binuka, birura, bibi, biteje impagarara, biteje ibibazo mu miryango no ku bana bacu n'abagore n'abagabo kuba bafite, ndetse no mu mudugudu, yewe no mu tubari hariya. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wera umanukire mu mitima y'abari hano bose, kandi ugaragara nk'ushaka kugaragaza imbaraga ze, ndakwinginze ntabwo ashobora kunesha imbaraga z'umwuka wa wera. Mufate, mwiyereke, mwereke izo mbabazi n'ubuntu, kugira ngo iyi nyanja tuzambuka tuzayambukana ibyiringiro, tuvuga ngo tugiye kuzabana nawe. Reka bashaka kuzamura ibiganza byabo dusaba imbabazi, tuvuga ngo Mana, ibyacu byari bitatunganye, turabyibutse, ngibi byakire, udundi mutima mushya, kandi twambika imbaraga zo kunesha. Abo nibo nshaka kuzamurana nabo ibiganza, dusaba Imana imbaraga, dusaba Imana umwuka wayo wera, kandi turushimira ubuzima yahaye umugaragu wayo. Uyu munsi tukaba twahuriye mu mbuga yiwe, mu gihe gisa nk'iki, tukavugiramo ijambo ryawe. Abarimo nimuzamura ibiganza dusenge. Ndakwinginze ntugire ngo ndi gupfa kuvuga, ndimo ndavugishwa n'imbaraga z'umunyembabazi. Ndabinginze ni mu bizamure, kandi we kugira isoni. Imana ni inyambabazi, Imana igira neza, Imana ntiyita ngo abantu baravuga kuki cyangwa ngo baravuga ngo iki. Nawe uri umwana wo kugirirwa imbabazi n'Imana yayo. Umwana wa Yesu Kristo nicyo cyamuzanye, aho yatubwiye ngo yemwe abarushye n'abanemerewe nimuze musange ndabaruhura. Mana, akira ibiganza by'abashana n'abagaragu bawe. Mana, ubyakirane imbabazi zawe nyinshi. Barashaka guhinduza ubuzima bari babayeho, hari ibyari bibagose, hari ibyari bibapfukamiye, hari ibyari bibaroshe, hari ibyari bibarushye, hari ibyari, Mana, ni byinshi nk'uko ubibona mu mutima buri umwe wese. Turashaka gusinzirira mu biganza byawe, nk'uko natwe twabivuze, mu cyizere ujye uduha nk'ababyeyi dufite abana, twaba turi ababyeyi babo, twaba turi barumuna babo, twaba turi bakuru babo. Iyo basinziriye turabareba, ndetse ubundi tugaseka, tukavuga ngo ntawe uri hafi yo kugera ku mirambizo ngo abe yagwa, tukongera tugasubira mu byacu. Mana, niko twifuza kubona natwe dusinziririye mu buntu, cyangwa tuzasinzirira mu buntu bwawe, kuko igihe kizagera tugakangukana nawe uje kuwimana n'abagukoreye bari mu ijuru, tukazabana nawe ubuziraherezo. Mana, bitubuhereza muri kinoni yacu, cyane cyane hano muri Karuganda, haba mu miryango. Mana, hararama intonganye, turukumva abantu bari kugenda bicana, abandi bakiyahura, abandi tukumva imanza z'urudaca. Mana, ndakwinginze, niba no muri aba bamanitse barimo, uburura imitima yabo, kandi na ba nyirabayazana turabasengera kugira ngo imitima yabo uyoroshye, nk'uko biduhera mu isezerano mu ijambo ryawe ry'umugaragu wawe Ezekiyeli. Ubahe umutima mushya, umutima woroshye w'inyama, niko kukumvira no gutega umushyitsi n'ijambo ryawe. Abana babonaga ababyeyi bakababonamo nk'intare n'abandi, ubahe kubiyegereza, bajye bataha bakine nabo, kuko umubyeyi wabo yahindutse. Abana nabo bari bameze nk'intare, barigize akari akajyahe, baye gutuza no kumvira ababyeyi babo.
Mana natwe abayobozi b'amatorero turinde kwambara no kugendera mu cyubahiro cy'uko turi ba pastori n'abarimu n'abandi, ahubwo tuvuge ngo turi imbere y'ubwoko bwawe, tugiye kubajyana mu nzira ikiranuka. Turinde kuba Nyagasani Mwami Imana intaza tukabuza abandi kwinjira abagombaga kwinjira. Natwe tugirire imbabazi, tugirire imbabazi. Kandi uyu mwanya nawo turawugushimiye. Ni umwanya tutari twiteze, ni umwanya tutari tuzi, ariko ntabwo tugushima kubwo uyu mugaragu wawe agiye ngo tubone abandi, tuboneraho, tubonera ijambo ry'Imana, ahubwo nuko ibyo wamukoresheje byatumye aba bose kubw'urukundo yabakunze rubakurura bakaza kumuherekeza. Urakoze kuko wamukoresheje ukararika gutya, ikuzo n'icyubahiro bibe byawe. Ngaho hembura kandi umugisha ubu bwoko bwawe, mbivuze mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka Wera. Amen.